Imana ishimwe. Reka dusome muri Yesaya igice cya 9 umurongo wa 5. Aravuga ngo nuko umwana yatuvukiwe, duha umwana w'umuhungu, ubutware buzaba ku bitugu bye, azitwa igitangaza, umujyanama, Imana ikomeye, data wa twese uhoraho, umwami w'amahoro. Reka twongere dusome mu rwandiko rwa mbere rwa Yohana ibice 5 umurongo wa 12. Handitse amagambo avuga ngo ufite uwo mwana niwe ufite ubwo bugingo, naho udafite umwana w'Imana nta bugingo afite. Imana ishimwe cyane. Aya magambo dusomye ndagira ngo tuyavugeho iminota mike cyane. Yesaya yarariho ahanura iby'umwami uzavuka ari umukiza w'umwami. Yavugaga uwo mwana rero uzavuka, aramuhanura. Kandi ibintu byahanuwe kubw'umuhanuzi Yesaya. Yesaya ari umwe mu bahanuzi bakuru cyane. Ahanura rero iby'uwo mwana uzavuka, aravuga ngo nuko umwana yatuvukiwe. Kandi mwibuke yuko ajya guhanura aya magambo hari mu myaka myinshi cyane mbere yuko Yesu avuka. Noneho murabizi neza ko Yesu yavukiye i Betelehemu, bamuryamisha mu muvure w'inka. Hari habayeho ibarura rikomeye cyane, kandi iryo barura byagira ngo risohoze ubuhanuzi bwari bwaragiye buhanura. Rero Yesaya abivuga neza ngo dore umwana yatuvukiye, duha umwana w'umuhungu, ubutware bwe buzaba ku bitugu, ngazitwa igitangaza, umujyanama, Imana ikomeye, data wa twese uhoraho, umwami w'amahoro. Imana ishimwe cyane. Ubundi hari ibintu, hari ubutware bugeze kuri 6, ariko ubutware hano Yesaya yahanuraga buvuga ubutware bwo ku bitugu. Ubutware bwo ku bitugu bundi butungwa n'abami cyangwa se abayobozi b'ibihugu cyangwa se abami, nibo bakoresha ubu butware, kuko hari n'ubutware bw'ururimi, hari n'ubutware bw'ukuboko, hari n'ubutware. Donc ubutware buri amoko hafi 6 sinshaka kuyavugaho, ariko ubu butware bwo ku bitugu Yesu yarabufite, kuko ari umwami cyangwa se umwami w'abami. Imana yacu ishimwe cyane. Rero Yesaya arabivuga ngo dore umwana yatuvukiye, duha umwana w'umuhungu, ubutware bwe buzaba ku bitugu, kandi azitwa igitangaza, umujyanama, Imana iri kumwe natwe, cyangwa se Emmanuel, Imana iri kumwe natwe. Imana ishimwe cyane. Noneho Yohana abivuga yaravuze ngo ufite uwo mwana niwe ufite ubugingo. Bivuze wa mwana watuvukiye, cyangwa se bamwe bariho barizihiza kuvuka kwa Yesu, bamwe byitwa ngo Noheli cyangwa se Christmas. Bamwe bari kwizihiza yuko umwana yatuvukiye, cyangwa se abandi bitewe n'imigabane uko imeze. Hari abavuga ngo dore umwana yatuvukiye. Twebwe turabura iminota mike cyane kugira ngo twinjire kuri ya tariki ya 25, aho tuvuga ngo dore umwana yatuvukiye. Ntabwo ari uko Yesu yavutse kuri iyo tariki ya 25, ahubwo ni muri simbole, cyangwa donc itariki ya 25 ifite igisobanuye mu bwami bw'abaromani cyangwa se mu gihe cya kera. Ariko ndagira ngo nkubwire uyu munsi umwami yatuvukiye, ubutware buzaba ku bitugu bye. Yohana rero abivuga neza, yaravuze ngo abafite uwo mwana bafite ubugingo. Imana ishimwe cyane. Bisobanuye yuko hari abantu badafite uwo mwana mu mitima yabo, kandi Yohana yabivuzeho, yaravuze ngo udafite uwo mwana w'Imana nta bugingo afite. Mu by'ukuri kuba abantu twizihiza Noheli, kuba abantu bariho baraserebura, abandi baroherezanya ama message ku ma WhatsApp, baroherezanya ama message ku magroupe, barifurizanya Noheli. Ariko ndagira ngo nkubwire iki kintu, nubwo twakifurizanya Noheli, nubwo twakifurizanya kwizihiza iminsi mikuru, tukayandikirana ku ma WhatsApp, ku ma Facebook, tugahamagarana ngo ugire Noheli nziza, ndagira ngo nkubwire ngo udafite uwo mwana nta bugingo afite. Ariko abafite uwo mwana w'Imana bafite ubugingo buhoraho. Imana ishimwe cyane. Kuba twizihiza iminsi mikuru birababaje cyane, kuko hari n'abari guserebura bameze nk'abandi babyina nyuma y'umuziki, baraserebura batazi ko n'uwo mwana yavutse, bakumva yuko nyine ari Noheli. Mu bihugu bimwe na bimwe amadekorasiyo ateye ubwoba, mu bihugu bimwe na bimwe ibintu byarakomeye, kubera usanga n'amashopu yakinze, usanga n'amaofisi nta namwe akora. Yewe barita bakubwira ngo tugiye muri vacances kuva ro 15 za December kugeza hafi ro 5 za janvier. Nta bintu na bimwe biba bikorwa
kubera nyine ngo barizihiza iminsi mikuru. Donc ni holiday season, iyo season y'ibiruhuko rero rwose abantu barayikomeyeho cyane. Ariko nubwo bayikomeyeho, hari abantu badafite uwo mwana mu mitima yabo. Uwo mwana ameze nk'uwabihishe, nta nubwo bazi yuko Yesu yavutse, ahubwo babyumva mu mateka. Bamwe barabyiga mu bitabo, bamwe bahabwa amakonji batazi nimba n'uwo mwana yarabayeho. Ariko ndagira ngo mbwire ngo udafite uwo mwana nta bugingo afite. Imana itugire neza cyane. Kuba twizihiza Noheli, kuba dusenga, kuba abantu bariho baremvita abandi ngo tuzaze dusangire ngo kuri Christmas. Kera ndavyibuka twajyaga tujya gusenga ku cyumweru, tugahurayo n'abakecuru cyangwa se n'abasaza cyangwa se n'abandi bantu baheruka gusenga nyine kuri Noheli. Bamaze umwaka badasenga kubera ko nyine bumva ko ari umunsi mukuru, ari Noheli, bakumva ko bagomba gusenga. Bamwe nibwo barya inkoko, abandi nibwo barya umuceri. Ubwo biraterwa naho umuntu atuye cyangwa se n'ibintu, bakumva ko ari umunsi mukuru ukomeye. Nibyo koko ni umunsi mukuru ukomeye twizihiza, utwibutsa ivuka rya Yesu Kristo. Ariko se uwo mwana turamufite mu mitima yacu? Uwo mwana watuvukiye, ubutware bwawe buri ku bitugu bye, azitwa igitangaza Emmanuel, Imana iri kumwe natwe, kandi ari umwami w'amahoro. Ubwo uwo mwana turamufite mu mitima. Yohana rero yabivuze neza, yaravuze ngo udafite uwo mwana nta bugingo afite. Ariko abafite uwo mwana, haleluya, bafite ubugingo buhoraho. Imana ishimwe cyane. Uyu munsi rero abantu bizihiza Noheli, abantu bariho barizihiza iminsi mikuru, ntabwo Noheli tuyizihiza uyu munsi. Ntabwo uwo mwana tugomba kumutunga kuri Noheli gusa. Erega hari n'abantu bari bwihana uyu munsi, ariko nyuma ya Noheli bikaba birarangiye. Uzirikane ko abantu bajya mu rusengero bakavanga iwe ngo ntabwo nasiba gusenga ngo kubera yuko nyine babibona guta abandi, bakajyayo kuko bumva ko ari umunsi mikuru wa Noheli. Ariko nyuma ya Noheli bikaba birangiriye aho ngaho. Ndagira ngo nkubwire ngo niba ushaka ubugingo, uhera ku itariki ya mbere z'ukwa mbere ugeze kuri 31 z'ukwa 12, ufite uwo mwana mu mutima wawe, uhora userebura Noheli muri wowe, uhora userebura Christmas muri wowe, uvuga ngo Yesu yavukiye muri njyewe umunsi ku wundi. Uhora upfa ku bwa Kristo, uhora uzuka ku bwa Kristo. Imana ishimwe cyane. Uyu munsi rero ndagira ngo ngutangarize mwene data nkurikiranye, ubwira Imana ngo Mana, ubugingo bwanjye uyu munsi mbushyize mu maboko yawe, kubera yuko namaze gusanga yuko udafite uwo mwana nta bugingo afite. None rero nishize muri wowe, kandi ndabizi neza ko kuba muri wowe ibyo bitugirira umumaro mwinshi. Kuguhungiraho byatugirira umumaro. Umuririmbyi yaravuze ngo kuguhungiraho byagize umumaro, na Dawidi yaravuze ngo kuguhungiraho Uwiteka unyize ni wowe mpungiyeho. Ntabwo ari uko yarananiwe no kwitabaza abami b'Isiriya n'ahandi henshi hatandukanye, kuko yari umwami ukomeye, ariko aravuga ngo Uwiteka untabare unyize ni wowe mpungiyeho. Rero bwira Imana ngo Mana, ubugingo bwanjye mbushize mu kiganza cyawe. Nagize ubwoba bwinshi cyane ntekereza ku makuru y'uburyo twizihiza Christmas. Ndiho nsoma ibinyamakuru bitandukanye imyiteguro ya Christmas, ariko ndibaza ngo uko twitegura mu buryo buri fizike, ni nako turi kwitegura mu mitima yacu kwakira uwo mwana. Ngo dore umwana yatuvukiye, duhawe umwana w'umuhungu, ubutware buzaba ku bitugu bye. Ese uko turi kubidekora, uko mu mazu, reka nkubwire, baguze bya biti, abandi barifotoje ngo na Santa, abandi rwose ibintu byarakomeye. Nyine Christmas yabaye Christmas. Ariko se mu mutima wawe ni Christmas koko? Mu mutima wawe uwo mwana yakuvukiye? Ese mu mutima wawe koko ibintu bimeze neza? Ese mu mutima wawe koko urumva muri wowe ukeneye ubugingo? Ereka ngo udafite uwo mwana nta bugingo afite, ariko abafite uwo mwana bafite ubugingo. Imana ishimwe cyane. Rero mwifurije gutunga uwo mwana muri wowe, kandi nta wundi mwana, ni Yesu Kristo w'i Nazareti, ni Yesu Kristo umwana w'intama w'Imana, ni Yesu Kristo wababwe ku musaraba kugira ngo nge nawe tubeho, ni Yesu Kristo wabaye igitambo kizima gusa. Imana ishimwe cyane. Ni Yesu watumye. Reka nkubwire, ubu tuba twirukanka tujya gushaka inuma, abandi bajya gushaka imfizi, abandi bajya gushaka ibintu bitandukanye, nyamara umva mu mashamba tuba twiruka dushaka izo numa, nta nubwo twari kuzibona. Ariko Yesu ngabirebe, aba igitambo rimwe na rizima uyu munsi kugira ngo nge nawe ducungurwe. Nyamara bitwaga abanyamahanga, uyu munsi natwe tugira ijambo. Imana ishimwe cyane. Rero uwo mwana navukire mu mutima wawe, ariko kandi ahore mu bugingo bwawe. Wishaka kumva ko iminsi mikuru ari dekorasiyo, wishaka kumva ko Christmas ari iminsi nk'iyindi, ahubwo amenya ngo dore umwana yakuvukiye, kandi azanye amahoro mu buzima bwawe. Kubera ko Yesaya yarabivuze ngo
ngo ni data wa twese uhoraho, umwami w'amahoro. Wowe warubuza amahoro, tunga uwo mwana w'Imana, uragira amahoro mu mutima wawe. Wowe warubuze urara ufite impagarara, bwiriwe uwo mwami aze mu buzima bwawe. Wowe waryamaga bikanga, ukagirira agahinda mu mamodoka, ukagirira agahinda mu kazi, ukagirira agahinda hirya no hino, nta kindi kimara agahinda, nta kindi kimara umubabaro, ni ugutunga uwo mwana w'Imana. Imana ishimwe cyane. Hari abamwizeye, Bibiliya iravuga ngo abamwizeye bose bakizera izina rye yabahaye ububasha n'ubushobozi bwo kwitwa abana b'Imana. Nawe ndagira nkubwire ngo umwizere, kandi abataramwizeye abo nabo nta bubasha bafite bwo kwitwa abana b'Imana, bivuze ko ari abana ba Satani. Ni nako na Yohana yabyanditse hano muri Yohana wa mbere. Rero mwene data uneze amatwi, ndagira ngo nkutangarize ngo wowe ufite uwo mwana ufite ubugingo. Imana ishimwe cyane. Ariko udafite uwo mwana w'Imana nta bugingo afite. Uyu munsi mwifurije kugira ubugingo mu izina rya Yesu. Mwifurije gutunga uwo mwana mu mutima wawe uhereye none ukageza igihe Yesu azagarukira, kuko Yesu yaravuze ngo simbasize mwenyine, mbasigiye umwuka wanjye, kandi ndagiye kubategurira aho muzaba. Yaba hatari amazu menshi, yaba hatari ibyiza mba mbibabwiye, ariko mu rugo kwa data hari amazu menshi. Bivuze ngo uko yagiye bamureba ku musozi wa Rayono, ni nakazagaruka kutujyana. Imana ishimwe cyane. Rero itegure ubuzima bwawe buhore bufitanye ubusabane n'Imana. Wikizihiza iminsi mikuru kubera yuko ari amatariki yagenwe, oya, ahubwo hora wizihiza gucungurwa kwawe, hora wizihiza muri wowe ko Yesu yakuvukiye. Ahora kuvukira mu gitondo na nimugoroba, mu muryango wawe Yesu nakuvukire, ahantu hose Yesu nakuvukire, igihe cyose Yesu nabane nawe, mu kazi Yesu nabane nawe, aho ugenda Yesu nakomeza avuke mu mitima yawe, kugira ngo ubuzima bwawe burusheho kugira ubugingo buhoraho. Imana ishimwe cyane. Reka rero nkwifurize kugira Noheri nziza, kandi uzagira umwaka mwiza wo kugendana na Kristo, wo kuzagendana n'Imana, wo kuzahora ugwiza imbaraga, ubugingo bwawe bwose burimo kubaha Imana. Kandi nyuma y'ibi byose ndakubwiza ukuri yuko niba uwo mwana ari wo wahisemo mu bugingo bwawe, ni nako Pawulo yavuze ngo niba muri ubu buzima twarahisemo Yesu wenyine, tuba duhindutse abo kugirirwa impuhwe kuruta abandi benshi bose. Imana rero ishimwe cyane. Igihe cyo kuzenguruka kirahagije, ngaho niducyamike tugende, kandi twakira intsinzi yuko uwo mwana yatuvukiye, kandi ubutware bwe buri ku bitugu bye. Azitwa igitangaza, umujyanama, Imana ikomeye. Kandi reka nkubwire nshuti yanjye, ufite uwo mwana aba afite ubugingo. Imana ishimwe cyane. Mana data wa twese wo mu ijuru, wakoze kubana natwe kuri uyu munsi w'amasengesho meza, wakoze kutugira neza. Izina ryawe rihabwe icyubahiro. Reka tugutunge, kuko nibwo tuzagira ubugingo. Abatarakubonye, abataragutunze muri bo nta bugingo bafite. Bivuze ngo iyo umuntu adafite ubugingo aba ari igipfu kigenda, ariko abafite ubugingo baba bafite iherezo ryiza nk'iry'abakiranutsi. Urakoze rero mwami Imana yacu, umuntu wese musabiye gutunga uwo mwana, kandi nta wundi mwana tuvuga, ni Yesu Kristo wenyine. Urakoze mwami, izina ryawe nirihimbazwe uhereye none ukageza iteka ryose, mu izina rya Yesu. Amen, 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 amen.